twicare mu mwanya wacu. Amen. Kanjye mbabwiye ukuri, kenshi na kenshi nujya ubona umuntu ahagaze. Amen. Haleluya. Mujye mubiha agaciro. Amen. Ntabwo ari Imana cyangwa Yesu ushobora kuza hano ngo ababivuga atuma umuntu kugira ngo ahagarare mu kingo cye avuga. Amen. Hariya tuba dufite aho abana bajya, abafite abana babajyane hari, ariko nawe wicare neza witonde twumve ijambo ry'Imana. Amen. Mungu akubariki sana kandi Imana ikoreshe. Amen. Amazina yose, izina riri hejuru ya byose, izina rihambaye, izina ribohora, izina rikiza, izina rya Yesu, izina rikomeye, izina riteye ubwoba, izina ritwika, izina rikongora, izina riri hejuru y'amazina yose, niryo duhimbaza uyu munsi. Haleluya. Nukuru umutima wanjye urabyemeza, mfite impamvu yo kuririmba nyinshi cyane zo gushima Imana. Reka mvugane n'abantu bafite impamvu zo gushima Imana gusa. Abafite ikintu bapfa n'Imana, abafite urubanza bagifitanye n'Imana, mumbabarire ho gatoya. Basabye imbabazi ho gatoya, mbanze mvugane n'abantu bafite impamvu zo gushima Imana. Hanyuma ngewe nabo tubaze dushima Imana. Haleluya. Abafite mu rubanza nukuri mumbabarire, basabye imbabazi ndabinginze. Mwe mwiyicariye. Ntihagire uhaguruka afite akantu k'ingingimira habe na gato. Noneho abantu bafite ikintu bashimaho Imana, munyemerere duhaguruka niyo byahaguruka umwe gusa. Amagambo yacu. Haleluya. Dushima Imana.
numva nshaka kumva igitambo cy'amashimwe. Niba hari umuntu ufitemo akantu wenda avuga ati Imana akangaka turacyagafitanyeho bifu, niko tubivuga mu kinyarwanda cy'uyu munsi, bamwicariye nta kibazo. Ni ukuri ntajye n'umuntu ukureba nabi, ntajye n'umuntu ureba ku ruhande rwe. Noneho twumve igitambo cy'abantu bafite ishimwe ry'Imana. Si igitambo cy'amashimwe, reka bari twe twishimira Imana gusa, abandi mwiyicarire. Haleluya. Abantu bafite ikintu Imana yabakoreye, haleluya, biva kuma, biva mu gusenga. Haleluya. Haleluya. Numva ubwiza bw'Imana hano hantu ku buryo nabuze ahantu mpera. Haleluya. Numva ndibwaribwa, numva ariko nabuze ahantu ntangirira kugira ngo nshime Imana mu buryo bwuzuye. Ariko muzi ibintu Imana yakoze, ariko muzi kugira ngo duhagarare gutya hano, muzi ingabo Imana yatanze. Haleluya. Ariko muribuka indwara, ariko muribuka intambara, ariko muribuka viza. Hari abantu batasengeye viza Imana yihaye gutyo, ariko hari n'abo twazisengesha we. Ariko muribuka rwaserera kujya gusohora indirimbo, ariko murabizi kubyara, ariko murabizi kurwaza, urabizi kurwaza umwana, urabizi kugarukira ku mwobo w'urupfu. Imana ndashaka ko Imana turagushima. Haleluya. Yesu shime, Yesu shime. Haleluya. Yesu warabisohoje, warakoze Imana, wadukiriye, wadukuye n'ibakwe ry'ibyaha, naho twigana kuraka. Imana turagushima. Nta rubanza tugufiteho Mana, naho wagereza twagushima. Urubanza dufitanye nawe, naho wageza aho twagushima, naho wageza aho twagushima. Turagushimye naho wagize neza, amasezerano wasohoje Mana, turagushimye.
mashimwe nayo watubamiwe, aya mashimwe nayo watubamiwe, amen. Aya mashimwe nayo watubamiwe, aya mashimwe nayo watubamiwe, amen. Izi ndirimbo nizo watubamiwe, amen. Aya mashimwe nayo watubamiwe, aya mashimwe nayo watubamiwe, amen. Aya mashimwe nayo watubamiwe, aya mashimwe nayo watubamiwe, amen. Aya mashimwe nayo watubamiwe, aya mashimwe nayo watubamiwe, amen. Aya mashimwe nayo watubamiwe, aya mashimwe nayo watubamiwe, amen. Aya mashimwe nayo watubamiwe, aya mashimwe nayo watubamiwe, amen. naho mutambira Imana uyu munsi. Wahaye ubuzima bwanjye agaciro, kandi mwishotora dushobora kuririmba tukazageza ejo bundi mushotore
Fa, 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 fa. Fa, fa. Why ubuzima bwanjye agaciro wari uwo gukabura Gushima Imana. Amen. Haleluya. Amen. Reka mbanze ndashima Imana kubw'abakozi bayo bantumiye uyu munsi. Amazina nayavuze muri Joseph Basengimana n'umushumba w'itorero Anglikani. Ibyo nabyo ndabishimira Imana. Tervire mu Bubiligi. Burasirazuba bwa Buruseli. Ndashima Imana kubw'uyu munsi. Ndashima Imana umushumba ubushize naravuze ngo nzagaruka. Nabyumvaga mu mwuka ko ntazapata ruganya. Singarutse. Amen. Mbasanze ko nabasize. Twavuze mu cyumwaka ushize. Kwinjira mu masezerano. Twavuze gahunda yo kwinjira mu masezerano. Ubu nta bintu birimo gukoreka ariko. Ariko twahaye Imana icyubahiro. Niba itaraba bigiye kuba mugiye kubibona. Imana uyizera gusa. Shima Imana kukubona papa. Nongeye gushima Imana cyane. Umubyeyi wanjye mu mubiri no mu mwuka. Mama nongeye gushima Imana ko nongeye kukubona. Mama Rachel. Shima Imana kubashumba. Ntabwo twari tuziranye ngira ngo. None turamenye. Ni njyewe. Ariko cyane ni Kristo. Shima Imana kubw'abavandimwe banjye Alex. Haleluya. Amen. Naricaye hari umwuka ahita nyibutsa 2010. Mura nawe twahuye nawe mu gihe kimwe ariko nta gahunda ihari. Alex ni umuntu wa mbere waje kumfata ikapara nyagera bwa mbere 2010. Mu kwezi kwa 10 ngira ngo gutyo cyangwa 11. Noneho hashize iminsi nkuna na Betty turasengana ahantu twinjira mu mwuka dutangira kubona ibintu by'amahanga kandi icyo gihe rwose reka twari twibere muri Afurika cyane none do amen narwaje umwana minsi ishize arabizi murabizi benshi barabizi hano araremba yavutse arwaye ariko Imana ishimwe kuko ari Imana yo kwizerwa hari imirimo irimo gukora itangaje. Nageze ahantu njya guhaha yaravuye no mu bitaro atwara najya kubona nkabona nisanze ku bitaro ntazi uburyo nageze kuko nari naramenyere ko ariho mu rugo ariko Imana yo kwizerwa kandi umurimo wayo twaragukoraga icyo gihe we nicyo gihe no mu bibi no mu bikomeye Imana ihora ari Imana kandi ari Imana yo kwizerwa. Hari iby'Imana irimo gukora. Ndashima Imana. Ejo naje mu ndege tugeze Stockholm irahagarara turayihindura baza n'indi umuntu atangira kutwereka uburyo twinjira mu ndege nyine vuba numva ijwi ry'Imana rinyongora gatore ko wakigire ku ruhande gatoya ko wisengera ibintu ko utazi ibyaribyo ajya kwisengera shandere bosai kendere bosira shakendere bosai yakondo baraburanye bati ndege murayijyamo atariko umuryango wawe urimo gufunga abare indege ibyayo tuzabimenya neza noneho ndushaka gusenga shere bosai haleluya amashire kandere bosira ndushaka gusenga umuryango bageze bavuga ati yandi gereka tuyivemo byayo byaraniranye ubu mugiye kuryama hano ndabwira ariko ubu ngubu yewe nangiye ku murimo w'Imana ataye umuryango nubwo mbakunda ntabwo nari gutangaruka uyu munsi ari mweje kureba gusa noneho bazana n'indege ariko iyo ngiyo iyo tuyijyamo ntabwo nari kuba ndi hano Imana niyo kwizerwa rero. Amen.
ndashima Imana cyane ku bw'itorero rya Helsinki. Haleluya. Pawulo yajyaga yandika akandikira Abefeso. Ego muri Abefeso b'iki gihe. Ese murabizi? Muri Abefeso b'iki gihe. Ubu ni mwe torero ry'Imana ry'iki gihe. Ndashima Imana kubwanyu. Abo Imana yarinze, abo Imana yagiriye neza, abarimo gutegura ubukwe, ababyaye, abo Imana yakora imirimo itangaje. Ibyo byose tubikusanyirije hamwe, Imana yacu tuyihaye icyubahiro. Ndashima Imana kubw'umukozi wayo Eric wantumiye. By'umwihariko Eric haguruka ndakwinginze. Ndashima Imana cyane kubwayo. Numvise umwuka ambwira ngo wakoze ku mutima w'Imana. Numvise umwuka ambwira ngo wari utaratangira, ubu ugiye gutangira. Mama, witegure kumurekura ko agiye kugenda amahanga menshi, kandi ntabwo uri uwa mbere ubivuze. Imana igiye kukwagura mu bandi. Imana igiye kukwagura wari utaratangira. Nta nubwo ibitaramo uzajya ukoresha, nta nubwo abantu bari batangira kubyumva. Nta nubwo ugiye kuririmba gusa muri dimansiyo yo kuririmba. Ugiye kuririmbana ijwi ry'impanda rikomeye cyane. Uraririmbira hasi, ugiye kuririmba ingabo z'ijuru zigahaguruka. Ndimo kumva ibintu biteye ubwoba ku buzima bwawe. Haleluya. Amen. Kandekera Abami igice cya gatatu. Abami ba mbere igice cya gatatu. Murongo wa 3. Kasoma nihuta. Aretse ngo Salomo yakundaga Uwiteka akagendera mu mategeko ya se Dawidi, kandi yajyaga atamba ibitambo akosereza imiyavu mu nsengero zo kutununga. Ukeye umwami Igibeyoni gutambirayo, ngo kuko ariho akanunga karusha utundi icyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambira ibitambo byoswa igihumbi. Salomo akiri i Gibeyoni, Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro. Salomo akiri i Buruseli. Aha. Salomo akiri ku Muhima. I Gibeyoni. Okay. Imana iramubaza iti, saba icyo ushaka nkiguhe. Amen. Salomo aravuga ati, wagiriye data Dawidi neza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka mbere yawe, agutunganiye mu mutima we, kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye, umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe nk'uko biri none. Nuko none Uwiteka Mana yanjye, wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya, kandi umugaragu wawe ni hagati y'abantu bawe watoranyije n'ubwoko bukomeye butabarika. Nuko rero umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo nshobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubwoko bwawe bukomeye imanza? Maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ari Salomo yamusabye. Uwiteka ihera ko ibwira Salomo iti, Imana ihera ko ibwira Salomo iti, nuko ibyo ari byo usabye, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusaba ubutunzi cyangwa ubutunzi kw'abanzi bawe bapfa, ahubwo ukabisabira ubwenge no kumenya no guca imanza, nuko nkugiriye uko usabye. Dore ngo hari umutima w'ubwenge ujijutse mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira, ntawe uzahwana nawe, kandi guhaye n'ibyo utansabye. Uko ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Asante Yesu. Haleluya. Abami igice cya 8, basoma umurongo wa 3 gusa. Umurongo wa 10 nako. Umurongo wa 10. Igice cya 8 umurongo wa 10. Nuko abatambyi bavuye ahera, igicu cyuzura inzu y'Uwiteka, bituma abatambyi batabasha guhagararamo ngo bahereze kubw'icyo gicu.
kuko ubwiza bw'Uwiteka bwari bwuzuye inzu y'Uwiteka. Salomo hera ko aravuga ati Uwiteka yavuze ko azaba mu mwijima w'icuraburindi. Aho ngaho nari nanarengeje dayeje. Igice cya 9 umurongo wa 1 kugeza wa 3 mitendekere. Nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami nibyo yishimiye gukora byose. Bukeye Uwiteka abonekera Salomo bwa kabiri nkuko yamubonekeye i Gibeyoni. Uwiteka avuga ati numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingira imbere yanjye. Nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Amen. Ubu rero mwafashe gahunda yo kuza gushima Imana. Ubu ibintu byose Imana yabakoreye mwabikusanyirije hamwe. Imirimo yakoze tuyikusanirije tukuzamuriye amaboko ishimwe n'iryawe. Kandi murimo kunshotora, kandi turaririmba tuzageze ejo. Yewe mukomeze munshotore gusa. Gushima Imana nyakuri nicyo kintu ushaka ko tuvuganaho. Ndashaka kuvuga ibintu bine bigaragaza gushima Imana. Ndashaka kubivuga nihuse mu minota mike cyane ubundi tukiririmbira. Haleluya. Gushima Imana nyakuri ni ukuyiha ibyawe byose, abawe bose ukayiha wese. Haleluya. Ni ibintu ndashaka kuvuga gushima Imana nyakuri ibyari byo. Gushima Imana nyakuri ni ukuyiha wese. Bibiliya ivuga ngo bashimisha iminwa yabo ariko imitima yabo ikambakura. Ikintu ishimwe rya nyakuri Imana ishaka ntabwo ari ukwiririmbira gusa. Murabizi ibyo abantu bajya kubana bagiteretana, umuntu ajya kohereza uturirimbo ahubwira ati uzajoteme ba papa baririmbiraga nita mukunzi. Ubwo ni mu kwimagina kuko nizo zagezweho impara. Twebwe tuba dufite izacu, turazi twanyuzeho za Miss Jojo zararangiye, abo bafite izabo. Ariko twese buri wese agira utujambo avuga. Ariko amareshya mugira. Gushima Imana nyakuri rero ntabwo ari ibyo tuvugira hano gusa. Gushima Imana nyakuri ni ukuyiha wese. Aroma igice cya 12 umurongo wa 1 akavuga ngo nuko mutanga imibiri yanyu nk'ibitambo bizima bishimwa. Nuko niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Muri Bibiliya y'Icyongereza aho hariho avuga ngo mutange ubwanyu mwese as living sacrifices. Ngo that's your way of worship. Nuko niko kuri, niko niyo nzira yo kuri yo kuyiramya. Cyo ni cyambere niko gushima Imana nyakuri. Gushima Imana nyakuri ni ukuyizera. Ni ukuyizera rwose. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 bakavuga ngo kuko bidashoboka ko umuntu anezeza Imana atayizera. Ngo kuko uyishaka agomba kwizera ko ihari kandi ihemba abayishaka na umwete. Amina. Gushima Imana nyakuri ni ukuyizera. Tujya dusoma inkuru ziri muri Bibiliya tukumva ni ibintu bitangaje, ni ibintu wenda bidashoboka. Abisiraheli barambuka bagera mu butayu, Imana ibakoresha ibintu bitangaje cyane. Inyanja gucikamo kabiri. Bakigera mu butayu gusa, Mose yikoza hirya gato ngo ajye gusenga. Bati baravuga ati Imana yadukuyemo so nta igihari. Babaye bagiwe kera. Imigisha Imana yarabahaye kugira ngo ariyo bazakoresha, barayifata bayiremamo Imana. Indashima abantu Imana ikuye mu butayu batangira kubwira ngo Aroni ngo wadukuye ahantu twangira tungurusumu. Ariko mu bintu byose umuntu yashaka tungurusumu koko. Tungurusumu turimo kubwira ibyo gushima Imana yakuri. Ubu rero mwayikorereje, muhagarare hamwe. Ubwo mwafashe gahunda yo gushima Imana mukabyemera bashumba. Muhagarare hamwe muraje muyibona kuko ubu yaje kuko Imana itura mu mashini. Muri yabisa kugira ngo twaritsemo duhambirwa.
ubu ngubu twakoze ubusa ku buryo Imana itabineza igana nayikorwaho ku mutima wacu. Imana nayigira amarangamutima. Ibona Salomo yaje gutamba ngo yitambira ibitambo igihumbi ntazo dufite twebwe n'izari zihari ubu ntazigihari, ariko twazanye indirimbo igihumbi, twazanye amashimwe igihumbi, twarimo tuyatanga hano. Iranezerwa, imaze kunezerwa itangira kuvuga, ariko gushima Imana nyakuri ni ukuhe? Reka abe ko duheraho tubanze tubigimuze kuyiha wese. Cyane cyambere Yesu yaravuze ngo unkundisha umutima wanjye wose n'ubwenge bwose, ukundira mugenzi wawe, niyo mategeko yonyine. Ahandi aravuga ngo nukunda umugore wawe n'abana bawe ukundusha bose ubaje. Ariko Mana, ibintu kugira ngo ibintu by'imikino, ibintu byo gukunda Imana ni ibintu bigoye, ariko Imana irabidushoboza mu izina rya Yesu, kuko niyo idutera gukunda no gushaka no gushobora iby'ubushake bwayo. Gushira Imana nyakuri. Cya gatatu, yahangazwa n'abagabo. Reka manze mbivugeho, yahangazwa na Kalebu na Yosuwa, ko abandi bazanye raporo mbi, bo bakuyeho ikintu cyo kwizera Imana. Ko abandi bazanye raporo mbi, bo bizeye Imana gute? Abantu bajya bakureba bakavuga ati ko uri ko nawe uca mu bigeragezo, kuki tukikubona useka, ariko kuki tukibona ujya gusenga? Ariko abandi baciye mu byo baciyemo, kuki babiretse ukaba ugihari? Abandi bagize intambara nk'izo wanyuzemo, ko babiretse wowe ukamukiza. Gushima Imana nyakuri, Imana ibireba, irabizi ko mwishima nyakuri, irabizi n'abatayishima nyakuri, ndabirabazi. Abayihaye by'ukuri irabazi, abayubaha by'ukuri irabazi, abandi ndabazi, kandi bari mu kimenyetso. Gushima Imana nyakuri, uyizeye. Yatumye Imana ibarakarira kubera kutayizera, ngo barabyutse bakora imyigaragambyo, bakora mitineri imbere y'Imana. Bwari ubwa kabiri irabarakarira, ibagejeje ku muryango w'amasezerano bari bayagezemo, habura gato gusa. Imana yabambukira inyanja itukura, bananirwa batinya ibigabo birebire. Barayireka, baravuga ngo Imana ntishobora kudukiza, baravuga ngo watuzanye hano kugira ngo twicire hano. Imana irarakara, baravuga ngo imyaka 40 mwese wisha amareno. Gushima Imana nyakuri ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose. Burya hari ukuyihari no kwikunda, hari ukuyihari no kwikunda. Reka mbabwire itandukanyirizo. Ushobora kuba uri umugaragu w'umuntu kuko aguhemba ukamwiha akora imirimo yawe, ariko ushobora kuba umukorera ariko utamukunda. Ariko gukunda umuntu, reka mbibabwire, naho isi yavuga, naho ijuru ryamanuka, ukunda umuntu ntibishoboka kumureka, kandi ntibishoboka kumubabaza. Kandi ukwihaye agukunda akwiha wese, kuko gushima Imana nyakuri ni ukuyikunda. Amen. Reka mbabwire, Imana yafashe Dawidi imuvana ari umushumba. Uri umushumba ari akana karagira intama, imugira umwami. Amaze kuba umwami, kandi irimo kumugira umwami, imusimbuza undi mugabo nawe yari yarafashe ari muto. Noneho umunsi umwe uwo mugabo Sawuli wasimbuwe na Dawidi yakoze icyaha, akora icyaha, ntiyakora ibyo Imana yamutumye. Haza umuhanuzi Samweli aje kumureba, uzi ikintu yamusabye? Yaramubwiye ati, ibintu byose bitware ko kumureba ubwami bwanjye, umva nawe haba Imana yamuhaye itabukura koko. Imana yavuga ngo muguciyeho ihite ihamagara undi muntu, kuko mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwanjye, kuko yari izi ko Dawidi ayikunda. Avuga ngo Uwiteka ari we mwungeri wanjye, sinzatema. Ayikunda, yarabizi. Umunsi umwe nakora icyaha nk'uko twese tubikora, umuhanuzi aza kumureba aratara, uri cyahatari kirushije nk'icuri 1000 cya Sawuli. Ararira abwira Imana, avuga ati, Imana, ibintu byose bitware n'ubwami gutwara, ariko umurimo umwami umwuka wawe njye niwe nishakira. Ni ukuri Imana, niyo ibintu byose byagenda, ariko umwuka w'Imana ukatugumaho. Urukundo rwayo
ukunda Imana by'ukuri, ukumva urashaka kubana nayo, ugashaka kuyisenga ku manywa n'ijoro, ugashaka kumva ijambo ryayo, ukaba hwiri ukayitekerezaho, ukayibwiraho. Uko niko gushima Imana nyakuri. Imana yadupfiriye ku musaraba. Yakane nicyo sorezaho. Rero umuntu utagukunda ujya mubona bikomeye, aje mu tuntu dukomeye, ntabwo bikugora guhita ubibona. Gukora ubukwe naho ubuhamya ariko ntimuzabivuge, sibyo? Hano gusa tujya gukora ubukwe bana n'ibibazo byinshi cyane ntarondoye, ariko abantu bose babwira umukobwa nagiye gushaka aramubwira ati nunajyana n'uriya muhungu dushobora no kuguca no mu muryango. Unababwiye abati genda mukunda nimushaka muce kuri munsi rero irangiriye aha ngaha. Gushima Imana, ukunda koko, ukunda nibyo ngibyo. Of course Imana ari kubigenza neza nyuma yaho, ariko ukunda nyakuri habamo n'ibitambo cyane, habamo n'ibitambo. Gushima Imana nyakuri ni ukwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Nicyo cyane abantu benshi bananizwe no kwanga kuyoborwa n'Umwuka Wera, kandi nagira ngo mbabwire nta hantu wagera mu by'ubugingo utemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Nikodemo aza kureba Yesu aramubwira ngo byagenda gute? Yesu aramubwira ati rero, amusubizaga ibintu bidahuye n'ibyo ari kumubaza. Aramubwira ati uyoborwa n'Umwuka, atayoborwa n'Umwuka Wera burya bameze nk'abantu bayoborwa n'umuyaga. Ati nuko utamenya aho umva naho ujya niko kujyana. Ariko njyewe muri 2014 Imana yarambwiye ngo nimba iwacu ngende, noneho nicaza iwacu turicarana ku meza, hari ibyo ntabwo nabibabwiye ushize, akubanza simvuge ibintu cyane byasinzubiramo ibintu byinshi. Byihorere yo muri nyihorere murayishaka. Noneho turicarana, muzehe yarabazi iwacu, muzehe yaricaye nkaho ngaho arimo ndeba gutya nyine mu marinete ye. Nabo yanjye rero ndagiye kandi ntabwo nzi ahantu ngiye. Nijyanye na Bibiliya n'igitabo cyanjye cyitwa Disappointment with God y'umugabo witwa Philip Yancey. Nibyo bintu bibiri byonyine nari njyanye. Baranse kavuga ati umuhungu yavangiwe koko. Noneho twe tujya dusoma ngo inkuru ya Abrahamu, uruko Imana iramubwira uhaguruka uve mu nzu ya so, ugende utorogere ngo nzakubwira aho uzajya. Kwenya ngo ni ibintu byoroshye. Birakomeye kuyoborwa n'Umwuka Wera. Birakomeye ariko ni Imana ishaka. Ni Imana ishaka kuyoborwa n'Umwuka Wera. Nibo bana b'Imana. Utemera kuyoborwa n'Umwuka Wera ajya kugira ngo ahantu hari inzira, kandi bireba ko hari igikuta, akubwira ngo aho hari inzira camo, niho hari inzira, ariko bagendera aho ngaho nibo bazabona. Amena. Ibyiza byo mu bwami bw'Imana. Avantage y'akazi n'ubundi nitaye yicaye. Gushima Imana bituma Imana iguha icyo ushaka n'icyo utagisabye. Nabyumvise. Ndashaka kubabwira ibyiza byo gushima Imana, kuko maze kuvuga ibikomeye reka noneho nzahise ku byiza. Gushima Imana nyakuri bituma Imana iguha icyo washakaga n'icyo utashakaga. Salomo yaraje kwisabira ubwenge. Mbere na mbere Imana yamubajije icyo ashaka, ariko Imana twese tubajije ngo niki mushaka. Gushima Imana bituma Imana ikubaza icyo ushaka. Wari ubizi? Muvuge ibyo mushaka uyu munsi. Muvuge ibyo mushaka uyu munsi. Haleluya. Muvuge ibyo mushaka, kuko Imana yaje kumva gushima Imana kwawe. Imana yiteguye kubaha ibyo muyisaba n'ibyo mutayisabye, kuko Imana yanezerewe itorero n'iriteraniro. Imana yanezerewe amashimwe. Eric ntabwo pastor mwakoze ibintu bitangaje cyane. Imana yanezerewe iteraniro. Imana yanezerewe iriteraniro. Muyisabe ibyo mushaka, irabibaha. Ibahere ibyo mutayisabye, kuko yabonye gushima n'ibitambo byanyu. Cya kabiri, gushima Imana kwanyu kwatumye icyubahiro cyayo kimanuka, nk'uko n'ubundi cyamanutse. Salomo amaze kuzuza inzu y'Imana, ajyamo atanga ibitambara ijana yishima. Imana ngo irimanukira, icyubahiro cyayo cyuzura mu nzu, ngo abatambyi bananirwa kugira ikintu bakora.
mukanya sinanitangiye agatsinda pasiteri ibintu byose navuze n'ubundi yari yabivuze niba ushaka kurekera ariko gushima Imana yakuri avantage yabyo ya kabiri ituma icyubahiro cyayo kimanuka. Ya gatatu gushima Imana nyakuri bitanga umurage n'izina. Umurage n'izina Imana ibwira Salomo ako ngo mu rubyaro rwawe zakomeza ako ziko Imana yabwiye Dawidi. Imana yarebye Dawidi kuri kunayikunda ihita ifata gahunda yo kuvuga ngo Dawidi azambera sogokuru. Hagutekereza Yesu aza yitwa gishyitsi cy'umuryango wa Dawidi. Amen. Ariko bitekerezeho nawe. Tekereza gukora ku mutima w'Imana ikaguha izina ikaguha n'umurage no mu bana bawe n'umaze gukomoka ibihumbi bakajya bavuga bakwibuka bakavuga ngo sogokuru yakoreye Imana, sogokuru yakoreye Imana, nyogokuru yakoreye Imana. Haleluya. Pawulo abwira Timoteyo ukwizera kukurimo ukwahoze muri nyogokuru wawe. N'abadamu barimo ndi nta muntu n'umwe wasigaye inyuma muri ibi bintu. Twese Imana iradubize kuyikunda gusa yikunde mubane. Amen. Gushima Imana yakuri bituma Imana igushyira hejuru. Gushima Imana nyakuri gukora ku mutima wanjye. Gatandatu gushima Imana nyakuri bituma Imana iza kuko Imana itura mu mashimwe y'abantu bayo kuzaboneka. Ubugingo bwanjye ndagushima Yesu uzi icyo mbihora kuvuga. Mwakoze ku mutima w'Imana, mwakoze ku mutima w'Imana. Ye gusenga ariko niba wizeye Imana by'ukuri, niba koko wemeye kwiha Imana, niba hari umuntu utariha Imana hano akabumva ashaka kuyihanaza muri kiganza, abantu bose bari hano ngo barayihaye. Ibintu by'agakiza ntabwo ari ngombwa kubyigira abantu, gutwara biretse byo kubyigira. Bibiliya imbwira ngo ubundi bimeze nk'umuntu wagiciye mu murimo basanga harimo zahabu, ngo ahita agenda agurisha ibye byose ahita agaruka arawugura. Ubu ngubu reka mbabwire, yewe nizi imyaka 10 y'amategeko hanyuma no kuyakoresha. Ejo bundi Imana yambwira ngo shyira hasi irambika, kandi harimo ubutunzi bwinshi. Nabatangiye buhamya muzaze tubiganireho. Naba ubuhamya bwo gukorera Imana nta gihombo kirimo muri aka gahe gato maze. Amen. Nta gihombo ndabonamo. Twaragurishije we, twaragurishije, turabirambika za lisansi turazirambika we, twaragurishije. Hari umuntu hano utari wakira Kristo n'umwami n'umukiza we, bazamura ikiganza tumusenge. Kiraranye. Kabiri, hari umuntu ufite ikintu yaje ashaka ku Mana, icyo ari cyo cyose n'umwuka ambwira guha abashumba mikrofone mukayigumana umwuka ari wayobore, ariko kuko mwakoze ku mutima w'Imana hari ikintu Imana igiye gukora kandi murakibona, kandi murakibonesha amaso yanyu. Haleluya. Hari ikintu Imana igiye gukora kandi murakibona. Mwakoze ku mutima w'Imana, mwayishotoye iri hano. Haleluya. Amen. Haguruke dusenge. Tugiye gusenga Imana.